nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Ujya ukurikirana muzika? Yego. Ni nk'abahe bahanzi ukunda mu Rwanda no hanze? Muziki ndawukurikirana ariko nta bantu ubundi mu Rwanda nkunda Dream Boys ndabakunda cyane kuva ngo ndimenya kuva ku ndirimbo yabo ya mbere batari ya kabiri ndabakunda cyane. Noneho hanze ntago ubundi usibye Dream Boys mu bahanzi bose ndavuga mu Rwanda no ku isi yose abandi nkunda indirimbo runaka bitewe n'indirimbo ko yaje ibihe ndimo wenda y'indirimbo nyikunda bitewe n'impamvu ariko abahanzi ni Dream Boys gusa. Nta ndirimbo ya Dream Boys uri mu mashusho yayo? Irahari yitwa Wagiye kare. Ese Dream Boys uyikunda iki? Hari abakunda umuhanzi kubera indirimbo ijwi ryabo, hari abakunda amagambo nyine amagambo y'indirimbo zabo, hari abakunda injyana. We Dream Boys ubona itandukanye n'abandi bahanzi bose. Rero Dream Boys nyukunze cyane kuri magorwa nyine nyumvishe nyine iririmbo ya story nziza nyine abantu badakunze kuririmba. Noneho nyikunda cyane gutyo nyine n'izindi ndirimbo zabo zose zikanshimisha. Nongera kubakunda cyane ko muri showbiz ntabwo bakunzwe kuvuga mu bintu bibi, ntabwo bakunzwe kuvugwaho inkuru mbi. Mbese simbizi nanjye ndabakunda gusa cyane. Ntabwo okay banaririmba neza, baririmba indirimbo nziza ariko nyine byongeyeho ko nyine nkunda nuko batajya bavugwa cyane mu bintu bibi. Wenda imyaka watubwiye ntago uri umuntu mutoya cyane ku buryo umuntu akubajije ibintu bijyanye no gushinga urugo yaba yihuse, ibyo ubitekerezaho iki? Ibintu byo gushinga urugo rero ntabwo umuntu ntabwo navuga ngo ni vuba, wenda sinavuga ngo ni na kera, buriya biterwa n'uwo muzubakana. Umukunzi arahari wenda nubwo ufite umukunzi ariko ntabwo byambuza kukubaza ubundi iyo utekereza umugabo mugomba kubana wumva ari umugabo ugomba kuba ameze gute? Physically cyangwa hose? Physically rero ntabwo nkunda kubitindaho cyane ariko nabyo birebaho ariko si cyane kubera ko ushobora no gusanga hari igihe ushobora kwisanga nakunze umuntu utari yagungiye numvaga nshaka, ahubwo ndeba cyane umurimo imbere. Nkunda umuntu nkunda nyine kuko nkabibona, nkunda umuntu unyumva kandi unyakira ukundi. Hari umuntu mukundana ukabona nyine afite complexes z'ibyo ukora, abangamiwe nuko byibuze ukine amafilme ndamwagera n'ahantu yabona bakoze ukabona biramubangamiye cyangwa ntawe proud yawe cyangwa akumva nyine sinzi. Nkunda umuntu unyumva, nkunda umuntu nyine nkunda wenda byo ntabwo bamenya cyane ariko umuntu unyumva duhuza kandi ukanyakira ko umusore mukundana uyu munsi ni iki cyatumye ari we uhitamo kunekereza ko atari we waguterese gusa? Ikintu cyatumye ari we mpitamo nk'uko nabivuze afite karite nkunda na physically ni karite nkunda ariko ni umuntu unyumva acishije make kandi arankunda. Ese physically karite ukunda ni izi? Physically umusore ntasumba w'igikara, umusore udasumba w'igikara kandi utabyibushye cyane, utanaranutse cyane, uringaniye. None se we ntabwo gym uzaha agaciro? Akazi gym zikora ntabwo gaha agaciro? Umuntu waganguje ntabwo mbikunda cyane, ntabwo mbikunda cyane kubera ko
n'umusanzwe bw'uzanjye ntabwo nkunda abantu batoya nyine bakiri bato kandi akenshi abantu bameze gutyo ni abantu baba bagifite imyaka yo hasi kandi bw'uzanjye nkunda abantu bagaragara ko bakuzemo b'abasaza oya nta umusaza ntungana gute kuva kuri 32 kuzamura cyangwa 31 kuzamura niho ushakishiriza niho nyine ariko kuzamura urumva bishyika no mu gusaza oya nirengere cyane ariko nyine kugera aho byibuze nka 45 n'irengaho. Ese buriya umuntu wateruye wakoze umubiri afite imyaka 25 iyo ageze muri 35 birashira no impamvu ni kubera ko abantu akenshi bakuze nyine cyane ko ibintu byo kwita mu guterura cyane ntabwo byahozeho kera urumva abantu bangana gutyo muri iki gihe ntabwo ari abantu bariho muri generasiyo yo guterura wenda abariho ubu bazagera muri generasiyo yo guterura nyine bazagera muri iyo myaka wenda sinzi ntabwo mbizi ntabwo ndabona umuntu ufite nka 35 cyangwa ariko hanze babaho ariko ntabwo nyine guterura ari ibintu nitaho cyane nyine nkunda umuntu ufite tayi isanzwe. Ni iki kijya kikubangamira kikakubuza amahoro muri wowe? cyose nakibona ndakibuze nta kintu wowe atari n'umuntu wakigukoreye cyangwa se atari uwakikubigiye gusa ubona ukumva kikubujije amahoro muri wowe? ikintu kimbuza amahoro si ubona nk'iyi ndakumva nyibuze pe kugira impuhwe cyane. Ni iki kijya kigutera impuhwe cyane? ikintu kintera impuhwe cyane niyo mbonye umubyeyi bano bantu basaba cyangwa umuntu ufite ikibazo runaka ufite umugabo runaka nkabona afite umwana binkora ahantu cyangwa nkabona nyine ubuzima bw'umubyeyi cyane ufite umwana bunkora ahantu iyo mbonye butameze neza. Pascaline ukunda kurya iki? Ukunda kurya iki n'ukuki? icyo nkunda kunywa ni ji cyangwa milkshake. Kurya byo nta bintu inyama ariko ntabwo ziruta ibindi cyane kuko ibintu byinshi ngewe ntabwo byanga. wowe uri ikirya byose? simvuze ngo ni byose ibyinshi ahubwo se ni iki utarya wenda? ikintu ntarya ni amateke n'imboga. byangira ikirere imboga zose ntabwo nzi impamvu nzanga nazanze kera nyiri umwana mbere naziryaga nyuma nza kuzanga sinzi impamvu byajemo gutyo nyine nkumva sinzi kumva n'amateke nayo nyine nishyizemo ko asharira. wenda turiho tugana ku musozo wenda ufite ubutumwa wagenera wenda abakunzi bawe abari n'abategarugori n'abanyarwanda muri rusange bagukurikirana? wenda mpereye ku bari n'abategarugori nababwira nyine baharanire kwigira be gutegereza ko uzahabwa. niwo nyine umuntu yaguhaye 1 2 3 akabibona ko ari udipendingaho ntacyo wowe wakwishoborera utamufite niho bihera umuntu anagusuzugura. ariko buri wese nta muntu utagira impano buri wese afite ikintu ashoboye runaka buri wese aharanire nyine kumenya ikimurimo ashoboye ahubwo areke kugipfukirana agisohora atitaye ngo ni gitoya cyangwa ni kinini uko kingana kose wacyagura kigakora. abakunzi banjye nabo nababwira ngo bakomeze bashyigikire ibihangano byacu kuko nibo dukorera ibyo dukora byose nibo badushyigikire turusheho gukora byinshi. Samantha irakomeje ni seri izindi baraje bazibone vuba njya mbona abantu benshi bambaza ngo zigeze vuba ziraje n'ayandi maproje menshi araje. hari yitwa Giteri igiye gusohoka hari yitwa Mama Ninde tugiye gushutinga muri iki cyumweru. ibikorwa byinshi biraje bakomeze badushyigikire gusa kandi turabakunda. Murakoze cyane kutuganiriza. namwe murakoze cyane.
kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.